Alo Nyarudindiri. Yego. Mumeze mute? Bravo. Twari tugeze iwawe batubwira ko wagiye muri repetition. Hari akayira bari baturangiye duhita tunyuramo twe tukagezemo ahantu muri quartier. Ndamubona ari mara. Wamubonye? Nabonye. Namubuze. Kadukomeze rero kugira ngo turebe umusaza yari muri repetition ukuntu biba bimeze. Kigali 250 nta handi hantu wakura ibi bintu uretse kuri Kigali 250. Kwari byiza cyane. Wayibonye? Cyane rwose. Urumva umeze ute mu mutima wawe kumusaza? Byandenze. Byandenze rwose. Byandenze. Akose wamufashije. Ngwino umufashe. Mufashe. Byina nawe katurebe. What? Uzatse mu muriro ntabwo uzapfa akongera kakubwira ati uzatse mu mazina gutembana Yakobo mwana we naturanize mu rubyaro rwa Burakamu. What? Hey. Dida. What? Inambara nibije ageze buralabyo ize kubagwana Dida. Oh my God. Let's go. Ndagukunda. Urakoze cyane nawe ndagukunda. Nandabyo ziri hano. Ugatera ivi ukeguka gahoro witonze ukamuhereza akarabya. Ndagukunda shari. Nongera ngusuhuze mukunzi wa Kigali 250 aho uri hose ndibaza umeze neza aho uva ukagera. Narababwiye ngo nzajya mbagira ahantu hagiye hatandukanye mbazanire ibyamamare bigiye bitandukanye mbazanire content iyo ari yo yose itrendinga ahantu hose. Nicyo kintu cyanzanye kuri Kigali 250 kugira ngo duhindure ibintu. Ikindi cyongeyeho utarakora subscribe iki nicyo cyo kugira ngo uyikore ubundi tujye tubana mu biganiro bya buri munsi uko bwije nuko bukeye. Amazina yanjye ni New Mix narababwiye kandi by the way ndashaka no kubashimira uburyo mwanyakiriye narabikunze n'abagikomeza kunyakira namwe Imana ibahe umugisha. Hakurikiyeho iki rero murabona icyo kindi kumwe nacyo ariko uba wateguye koko? Nagori cyane. Reka ngufatire uba wateguye. Murakoze cyane. Ko numva utavuga ikinyarwanda neza? Ndakivuga. Uyu mukobwa rero duhamagaye aratubwira ati uriya musaza bita Nyarudindiri ngiye naramukunze nakunze ukuntu aririmba nkunda ibihangano bye ariko se ibihangano bye bikundiye iki? Narabikunze cyane. Wabikundiye iki? Biranshimisha cyane kuko ndabireba ku YouTube nkareba n'abarimo gukora narabikunze cyane biranshimisha. Uyu mukobwa rero no mu gihugu cy'abaturanyi hari muri CONGO yaremeye afata rutemikere avuga ati Kigali 250 turabizi ko mutugera ahantu hagiye hatandukanye turashaka uwo musore kugira ngo nanjye mwibonera amaso ku maso mubwire ikiri ku mutima. Ubyakiriye ute kuba tugeze ahantu Nyarudindiri ari? Biranshimishije cyane ku buryo mutabyumva biranshimishije cyane rwose. Amazina yawe? Banita KEZA Josiane. KEZA Josiane wambaye neza. Murakoze. Rero bakunzi ba Kigali 250 twari tugeze ahantu Nyarudindiri aba
batubwira yuko yagiye muri repetisiyo baturangira ahantu arepetera, ariko ahantu tugeze batubwiye turumva nta miziki turi kumva, ntago turi kumubona. Ndashaka kumuhamagara kugira ngo aturangire ko n'ubundi twe tuvuye iwe tumuhamagaye twumve ahantu ari. Nimero y'umusaza, nimero y'umusaza. Nayigezeho. Aha, umeze neza? Meze neza. Iyo cyagushimishije ubonye ugeze inaha ngaha? Nabonye ibintu byinshi cyane, abakobwa beza, abana beza cyane, n'abasore beza cyane. Aha, Nyarudindiri rero, Nyarudindiri adufashe kuri telefone, reka twumve. Alo Nyarudindiri? Yego. Mumeze mute? Turaho. Twari tugeze iwawe batubwira ko wagiye muri repetisiyo. Hari akayira bari baturangiye duhita tunyuramo twe tukagezemo ahantu muri karitsiye, ariko turumva nta miziki turi kumva. Waturangiye ni muri ako kayira cyangwa n'ahandi hantu turi bunyure? Muzamuke gatoya murita mubona. Murete mumbona rwose. Ko nta miziki ndi kumva? Komeza muze murahumva. Okay, reka tuze sasa. Yego. Sawa, urakoze. Yego. Urumva ko Nyarudindiri ari muri repetisiyo rero? Cyane, nabyumvishije. Uriya mugabo wakunze ukuntu abyina, uri buze gusirimbana nawe? Cyane rwose. Okay, let's go, twagiye. Kigali 250. Subscribe, share, comment, turabikeneye. New mix kuri microphone, kuri kamera hari uwo bita Dani, twagiye. Ahantu uri kuhabona ute? Ahantu ni heza cyane. Ibiti, amazu meza, imihanda ni heza cyane. Wanyu muri Kongo hakunze kuba bino bintu? Oya, ntago bibayo. Ntago bibayo. Ahantu haba hameze hate? Haba hari ubutayu, amazu menshi cyane, n'abantu benshi. Aha, rero ndabizi yuko iwanyu mugira ikintu cyo kuvuga ururimi rudasanzwe rw'igiswahili. Eske ikinyarwanda wakimenya gute? Mfite famille inaha, mbasura nkaza bakanyigisha ikinyarwanda. Ariko nago nkizi neza cyane. Ntago ukizi neza cyane. Wambwiye ugaswahili gatoya. So unasemaje? Nasemaje Kiswahili. Ewana. Ngiye nta giswahili nzi rero, gira icyo mbwiraho. Mbwira kuri kubuje kureba Nyarudindiri mu giswahili icyo bigomba kwa affecta kuri wowe. Bitanifurahisha sana. Binagufurahisha? Sana kabisa. Aha. Bakunzi ba Kigali 250, ndumva ibyo byose ari kurepetera hano haraguru niho numva hari imiziki. Reka tugende, Dani umfashe kugira ngo tubashe kumugeraho bwa mbere. Kamera imugeraho bwa mbere turuko ntaba yifashe mbere yuko tuhagera. Mbabarira. Aha. Naha ngaha rwose. Ndamubona ari mara. Wamubonye? Nabonye. Namubuze. Kadukomeze rero kugira ngo turebe umusaza yari muri repetisiyo ukuntu biba bimeze. Kigali 250 nta handi hantu wakura ibi bintu uretse kuri Kigali 250. Like, share, comment, subscribe kutarayikora. Kari byiza cyane. Wayibonye? Cyane rwose. Urumva umeze ute mu mutima wawe kumusaza? Byandenze. Byandenze rwose. Byandenze. Akose wamufashije. Ngwino umufashe. Mufashe. Byina nawe katurebe. What?
uzatse nk'umuriro ntabwo uzasha akongera kakubwira ati uzatse mu mazina gutembana yakobo mwana wanjye naturanize mu rubyaro rwa burakamu Hey. Hey. urabakurakariye bose bazakogwa n'isoni bamare abakurwanyaza kubusa babe nk'ibitariho ye bose bazakogwa n'isoni bamare bose bazakorwa n'isoni bamare kubusa babe nk'ibitariho uwiteka ariko ndatinda kurinze uzatse mu muriro uzashaha akongera kakubwira ati uzatse mu mazina gutembana yakobo mwana wanjye naturanize mu rubyaro rwa burahamu uwiteka arakubwira tinda kurinze uzatse mu muriro ntabwo uzashaha akongera kakubwira ati uzatse mu mazina gutembana yakobo mwana wanjye naturanize mu rubyaro rwa burahamu kamuririmba Nyarudi ugiye he? Ugiye he? Ngiye kubishyiramo kandi? Yego. Aha. Nyarudindiri tereka mushyiremo kandi uyu mukobwa. Ibintu nagira ngo mbabwire ko bihinduye isura. Kigali 50 nta hantu wakura bino bintu uretse kuri Kigali 50. Hey. 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 bene dutamwubake imana muyiringire ntacyo muyiburana intambara n'ibige ageze muhura nabyo ize kubagwanirira imana intambara n'ibige ageze muhura nabyo ize kubagwanirira Oh my God! Let's go! Se kutegera rero Nyarudindiri ngo mubyine uyu muziki ko imirimo dukorera iratangaje yemwe iratangaje Cheza aho karavuga tumuntu usunyizera kandi akanyiringira nanjye nzamuha nta kintu na kimwe kizamugeraho kimutunguye nzajyanye mu meza karavuga tumuntu usunyizera Kigali 50 twagiye Imana gakomeye iteye ubwoba imirimo dukorera iratangaje imwe iratangaje irakomeye irakomeye iteye ubwoba imirimo dukorera iratangaje yewe iratangaje tuganire
aha bakunze ubushyo magana 50 rero ntago byari byoroshye ahangaha aho dusanze akavumbi katumutse natwe duhise twinjira muri repetition yararimo kugira ngo natwe turyane show nawe. Amazina yawe? Nitwa Dusengimana za Batista. Jean Batista, ubyakira bite kuba tuje ahangaha kukureba? Ndakiye neza ndishimye cyane kuba televiziyo y'u Rwanda ari yize kunyirebera. Televiziyo y'u Rwanda niyirenze mu zindi zose televiziyo zihari. Vuga ngo Kigali 50. Kigali? Vuga Kigali 250. Kigali 250. Kigali 250. Kigali 250. Kigali 250. Hafi aho ngaho. Aha, kuba uyu mukobwa aje kukureba ukabona turazanye akaza kugufasha akakujoininga muri repetition zawe urimo ubyakiriye ute? Yewe ndakiriye neza cyane rwose. Uramubona ute? Ameze neza cyane. Cyane rwose. Ni nk'igiki ubona amezeho neza? Ameze neza rwose. Ni igisupusupu gisukari majyane. Wakibonye? Cyane rwose. Ni igiki cyaba cyagushimije ku mubiri we? Ameze neza cyane rwose hose. Aranakeye. Cyane rwose. Uyu mukobwa rero nawe ngiye kumwakira yongera twibwire bwa kabiri nawe unamwumve akubwire n'ikimugenza. Watangira twibwira cyangwa wibwira abakunzi ba Kigali 50. Murakoze. Bayita KEZA Josiane. Yep. Mvuka mu gihugu ca CONGO. Nkaba naraje nje kureba Nyarudindiri. Ariko rero kunzi kubyina nk'abatanzaniya n'abakongo. Uzanjyane ahubwo. Kwagiye. Nzakujyana. Ukajya kubataramira. Cyane rwose muri Kongo hamwe na Tanzania. Nigeze ntibazakuntwara. Ego ko nuranga harantu uko nyine. Azaba yakujyanye nibarangiza bagutwara. Naranga azaba ari hafi. Urumva ko navuze ko atazarangara azabacanye ku maso kugira ngo baramukora umuti. Ni cyane rwose. Gukora umuti urabyumva? Ndabyumva. Ariko bavuze gukora umuti kuri we wumva ko ari nk'iki? Nabimenye uretse ko nyine rumva ko nyine aba hakiri igihe nyine ubundi ngiye mvuga ko Imana igomba kumanzika inzu yanjye. Icyitegereza imeze nk'iriya ubona bari kubaka saka nka zera etaje. Nuko rero ubukwe bukazaza nyuma nuko kuba ko narababaye nanyuze mu bubabare bwinshi mu miryango baranyanga baranyibakana mbese nyine. Kuko ubuhe bubabare vuga? Iwacu ni Nyagatare ku murenge wa Rukomo. Ni nko mu buhe bubabare waba waraciyemo bukakubabaza ukumva umutima urababaye? Narababaye cyane. Byageze aho papa yaze kera ndi gatoya. Kuko kaka na sogokuru babyara papa bacurangiraga abazimu n'abagirwa bose ndi gatoya. None rero muri uko gucurangira abazimu bananga ikuzimu. Bananze ikuzimu ndi gatoya kugira ngo nyine ubuzima bwanjye bwose bwo kuzabaho babuzirikira ikuzimu. None naze kubyigwa n'Imana yagiye ibimbwira ndi nayi Kigali. None wo baza kuroga papa umuhungu wabo. Nuko rero papa bamuroze aza kusara asaka kunyica. Mugihe sase kunyica rero noneho arambwira ati mva mwana wa nago nkwanze rero kuba ko ngiye kuzapfa nago napfa nkusize wasigara wangara. Bigeze rero mama amungesa kwa mumu nawe mu Bugesera. Ngeze kuko bari barandoze naragwingiriye hasi ubundi ubu nitereyeho hejuru ndi nayi Kigali. Nabundi bwo baranduze ubu kuri ndesucya najyaga kwicara mwicara meze uke. Ubwo rero bazana ibiryo rero nakoramo kabiri. Rekeraho udaturika durura haze cyane maga bwaheheza. Bwaheheza nari mfite ikibare icyo bita igisiko bari barandoze. Nuko rero ngomba kwa mama wacu nabwo mfatwa nabi. Bigeze aho mbese nyine
nkajya bankurese ndagira n'inka zice zinyica mu mutima bakajya bankubita ibigufuri by'igare mu kwiga banangiza ishuri nangira mu wa mbere ngera mu wa kane niga nikayimo ikinyarwanda iyobokamana igifaransa n'imibare byose nkavangatiranya mu kayimwe mfatwa nabi cyane ibikomere biba byose mama wacu akajya ambwira ngo ariko ubundi wowe uzaba umuntu ngo wapfuye ukavaho bigeze nkajya nkubitwa igufuri by'igare niyo mpamvu ubu ngubu sinshobora kwikorera ibuni n'akarindwi nako ni ukugwana nako nuko rero nkomeza guhura n'ibikomere gutyo nuko bigeze aho nibwo byageze aho mpita nsubira mu Mutara papa yarapfuye nsubira mu Mutara mu rugo natangiye guhanga indirimbo ya mbere mu mwaka wa 2001 ndi muri ADPR noneho nkajya nzigisha amakorari nabo bakaririmba kuko iriya mu Mutara iwacu amakorari yo muri ADPR ntabwo benshi basohora indirimbo ngo bamamare wapi urabyibigisha uhimbye bigahera aho ngaho kuko nta byiringiro bafite byo gusohora indirimbo nta n'icyizere ni aho ngaho gusa bigeze aho rero ubwo nkomeza gutyo akajya bambwira ngo izo ndirimbo twigisha ni izacu ntabwo ari izawe wewe nakubitaga ingoma rero nkayikubita abantu bose bagahurura n'abafite amayoga bakayatura aho ngaho bakaza mu rusengero bumva umuziki w'ingoma gusa noneho ikintu baze kunyituriraho muri ADPR bakajya bambwira ngo wowe ngo uzakubita ingoma uyikubite gasiga uyisazireho numara kuyisaze uyihirimeho uyihirime uyipfireho burundu bigeze aho bibaho ngaho ubwo ADPR 2002 iranyihakana nabwo nanone ngo ntabwo najya kuririmba ahantu n'icyemezo nibakima. Kubera iki uvuga ko bakwihakanye? Naranyihakanye muri ADPR aho nasengeraga ku mudugudu wa aho bita Iruyonza Paruwasi ya Rukomo. Kunyihakana barambwiraga ngo nzaguma aho ngaho mpaka ngo nzadindiriraho nkubita ingoma mpaka nyipfireho nago bamana icyemezo ngo njye kuririmba hirya no hino. Izina Nyarudindiri ryaturutse kuko uvuze ko bakubwiraga ngo uzadindiriraho ngaho. Nyarudindiri ryaturutse kwa mama wacu ndi gatoya naragiye kurererwayo. Bankubita igufu iby'igare uraha wese akaza avuga ati Nyarudindiri karame undi akaza muzehe we karame yewe nakwitabye kibirando karame muzehe we yo naje ariko karakagugi kajera nuko kuko nyine nanjye nabonaga nzapfa natazabaho none kwa mama wacu bigera naho nungwa n'amavuta amamesa mabisi noneho bakayagura yo guteka nanjye nkayiba nkayajya nkayakotora nkajya rwose nkumva ranyoheye ubwo nuko nyine kandi ari abakire ntabwo ari abakene. Urabona se nyuma y'ibyo byose hari ikintu Imana yakoze? Ubu ngubu yaragikoze ndi nayo Kigali. Imana yanzanye nayo Kigali 2012 kimi cyangwa igihari imungishije imyuka mibi mu miryango. Imyuka mibi ntabwo yagukurikiranye? Barabinkurikiranyije byo mu miryango Imana ikambwira ati barabyohereza ariko bikugezeho nambaraga bifite ariko yaba uri kumwe nabo uba waranapfuye nubwo nkwa sinavugiraga none bwaraje ubu namfite ubwanwa nigeze no kujya mu Mutara bavuga yego we yo afite ubwanwa bwinshi yewe afite ubwanwa ubundi bwo mu miryango yo kwa papa nawe ugira ubwanwa. None abakobwa barimo barareba ubwanwa ufite basaze gusara gusase ntabwo bari basara. Nirihe banga uri gukoresha kugira ngo abana bose muri Kigali babe basaze n'abandi bagaturuka irwota amasimbi baje kukureba? Ngewe ibanga mfite ni ndifitanye n'Imana. Imana yambwiye ko imaye ubwiza n'igikundiro. Amen. Ati mwana wanjye igihe wankoreye ukangwa n'imiryango bikakujugunya ati nge ndagutoraguye ati nge nzakuzamurira. Imana irambwa ati mwana wanjye watangiye guhanga kera watangiye guhanga kera ariko bagenzi bawe barazamukira bagutambutseho urahagarara wowe harya ko banje kumaza ngarahagarara no kubera iki?
ngo hari ukuntu ngo umugore ngo arya iburyo ibumoso harya umukobwa ajyayo. Icyo kintu cyo ku ruhande mu ruhande rw'ibumoso kuko iyo umuhobera ugira uke gutya ugira gutya noneho rero ari hano ntabwo hano byashoboka wapi kandi mbona ari bwari neza oya ni gutya ndimo ndareba ishusho y'ubukwe bwanyu ukuntu muzaba reka nkubwize ukuri Nyarudindiri kwambika agatimba ahita amutwikurura agatimba gute amutwikurura gutya agatimba nawe ari kureba nk'inyana ivutse ako kanya ivuye mu rushongore. Ndimo ndareba ishusho y'ubukwe bwanyu muvuye kwa padiri cyangwa muvuye kwa pasiteri muvuye gusenga no gusezenga cyangwa biba ari ugusenga cyangwa ari gusezerana. Gusezerana byose n'ubundi biba biri buberaho ngaho. Gusezerana nuko nyine no gusenga byose bigendera rimwe. Mbabara undebera iyo foto. Ifoto nuko nyine. Uyu mwana hano umujyana kumwereka iriya miryango yakwanze ntibizaba ari bitangaza. Bizaba ari byo ariko igihe nikigera kuko igihe nikiragera nyine kuko Imana yambwiye ko izamanza ikama inzu yanjye igendanye n'igihe kuko igihe nababaye ni kirekire. Nanga umwana urashaka kumutuza mu nzu imeze neza. Icyitegereze muri umujyi wa Kigali. Bana mu cyaro. Gira ijambo ry'urukundo wabwiriye umukobwa. Unamureba ariko kwakunda. Namureba ndamukunda. Ndagukunda. Urakoze cyane ndagukunda. Kuba biguhagurikiza ukaza kundeba nyine. Nubwiza Imana yamaye. Buriya hari abandi bazahaguruka baturutse hanze bafasa indege. Kuko hari abagiye guturuka hanze muri Amerika bafata indege baze kuri Nyarudindiri. Ibyo bazafata indege babona nise mu nzu yanjye kubera ko ahantu mba ahantu harangaye nta rugi ruhari ni kavira aho ngaho iteruzura nta muriro urimo ubwo gucaginga telefone no kwirukanka mu mihana hirya no mu cyaginge ahubwo nanjye ngira amahirwe kuba batanayiba. Uyu mukobwa ariko ndabizi ko atariva ntago ari buvi nahanga atakuremeye sibyo ra ntago nagenda ntamuremeye. Biri kugaragara ufite ifaranga rwose. Wamubonye nawe? Namubonye. Ariko ngewe mu gihe cyashize najyaga nkubona kuri Eglise Vivante wasenga byaje kugenda bite? Eglise Vivante naturutse mu Mutara bariho njya gusengera kuko Vivante iri iwacu yari irahari Nyagatare. Nuko ngeze muri Vivante nangira kuririmba kuko nge ngomba kuvuga ibyambayeho simbihisha. Nangira kuririmba nkaririmba we abazungu yego bakavuga icyongereza simbimenye. Noneho rero kuko hari abandi bahanzi bitwa ngo barakomeye mvuga ngo bitwa ngo barakomeye ariko kumana Imana itanabareba. None babona ko abazungu bagiye kunyikundira batangira kumbwira ati nkajya nsaba indirimbo batangira kuyinyima ati wewe impamvu tutaguha indirimbo uririmba unyegera gusa icara baba baranyicaje. Ubwo ninde wakwicaje icyo gihe? Ninde wakwicaje? Ni abantuza nyine bari abadiyakoni kuko ntago waririmbaga atari batanze gahunda kuri pasiteri nibo banyicaje. N'uwayoboraga gahunda wese yabona agapapuro nari nyandika agapapuro apo kagaca amazi igiterane cyaba nkandika agapapuro bagatumira bateho bakabaganza Liliane bakaririmba naho kugira ngo ndirimbe icyo gihe aribwo bamenya noneho baranyicaza burundu none ambwa ati vamo. Umunyamwuka naho bahuriye. Mba mvuyemo gucya ngenda mu matorero gucya aho mbarizwa aha naho ngo icara gucya Imana irambwira ati mwana wanjye agasozi kamwe nikakwanga uzakavuge ujye ku kandi. Nuko ubu ngubu kuba ngeze aha ngaha ni itorero ndimo ryitwa Urwambukiro riri hari Karuruma. Ryabageze vuba ariko baze kurifunga bite n'ibi byo gufunga amatorero. Uwo mupasiteri yaranyikunda mbonye ahantu nari kuririmba
noneho bigeze aho ndavuga ati hundi bwo ndi kwirirwa nirukanka ndindagira mu biki reka ariho nsengera nkajya njyayo akame bibiri byo kujya mbese nyine gucyo n'ubu ngo niyo musuye uretse ko Imana iri kugenda inera iteka nawe Imana yamugabanyije umusonga wo guhora ama itike ariko uburyo Imana ikuzamuye wa wundi wagiraga icyo gufasha ubu mugabanyije umusonga ahubwo nawe ugira ufasha abandi none wowe ukagenda wibuka wa muntu wagiye ukugira neza none ikakuzamanywe mukiri kumwe n'umwibagirwe wari uri umbwira ko hari abakobwa bagiye kuva muri Amerika abantu bagiye kuturuka mu bihugu bigiye bitandukanye baje kukureba ntago bishobora kubangamira mu guhitamo se ngewe Imana nizambwira ati igihe kirageze hitamo uyu nguyu ubwo babe baza tubaze cyane kugeza igihe Imana izavuga ati wawe nuriya nawe imusange ariko ibyo byose ibyo ari byo byose ashobora kuba ari uyu ntago mbizi wamubonye uteze ameze neza urabona ko uzaza aruta uyu nguyu ameze neza rwose njye mvuga icyo Imana yagiye imbwira sinagikuraho kuko ikuvugisha njyewe insanga mu nzozi n'igihe imbwiye Imana ubuhamya ubutumwa ku muntu nkabumujyanira akabipinga yageraho akabona ikimenyetso cyabyo by'ibyo namubwiye cyangwa nkamubwira ati aha ngaha wari uri kunyura wihanyuranyura hariya niko Imana imbwiye aha reka rero mvugisha uyu mukobwa nawe waje kukureba bamwita KEZA ko Nyarudindiri atubwiye yuko Imana ari izamuhitishamo akavuga ngo uyu niye strategy ugiye gukoresha kugira ngo uzabe muri abo bakobwa ngomba kubamo kuko najenje kumpiganirwa rero ndi ku isoko mu mpiganirwa uzansinda zanyegukana ari n'uzaza none bavuga ati ni njyewe none akora icya kindi kirenze icyo wakoze waruvuze nibibaho njye naje kumuhindurira amateka uyu mukobwa agiye guhindura amateka cyane rwose nzabishima mbibonye kumuhindura amateka rwose n'iriya nzu nzayikugurira cyane nsinyireho rwose ikibazo nuko azayikugurira haza ibindi bizungerezi bivuye muri Amerika ukamutera utwatsi kubera ko Imana wenda itabikubwiye kandi ari waguze inyubako yo kubamo njyewe reka nkubwire njyewe ndavuga icyo Imana yambwiye Imana yarasanze irambwira ati mwana wanjye uba witonze umufasha wawe nzakuzanira iwe azaza akemura ibibazo ufite azaza akemura ibibazo ufite ntabwo azaza kubwira gutya amagambo gusa acyo yigendere niko Imana yambwiye n'ikimenyetso Imana yamaye hakiri kare uyu mukobwa rero wamubwira iki hakiri kare nawe aho ntiwamubwira kuba yajya ku mavi agatangira gusenga icyambere nyine ni ugusenga ugasenga pe ni ugusenga ni ukuri kuko Uwiteka niwe ugaba niwe utanga kuko rero udasenze ukajya ute kuko hari n'umukobwa twe tugiye gukorana ubukwe afite amazora ku gisozi yarangize yerika muri 2019 yerika yirangije noneho yajyaga kurangura hanze mu Bugande ariko afite urutaki runganuke noneho itaci inganuke noneho aza kunsaba urukundo kubimwemerera byabaye intambara abantu baransanga ati nyaboneka yagukunze nene narasohora n'indirimbo n'imwe none umukobwa nkajya nkamuririmba agatwagwa noneho mu gihe avuga ngo afite amafaranga navuga ati uyu muhanzi useri wanjye nako na telefone afite wayimugurira ibyo niyo yigeze abitekereza nawe abasubiye mu Bugande ya telefone barayimwatse barayimusikuza abazura agarukana agatelefone k'amatushi gusa nuko byageze Imana yamusanga yamubwira urase uwawe nanjye Imana iransangira ngo ati tuza mwana wanjye manze ngo inzu yawe kuko warababigiye kirekire nibura mu mutanasize y'inzu
mama yayubatse abayobozi b'umurenge bamuhagaze hejuru. iracyahari Irahari irimo mushiki wanjye n'umugabo. ahubwo ngo niri butuzemo umugore Oya. Mu cyaro yanzanye i Kigali nzanyemo. Nzava mu mujyi wa Kigali n'urira indege njya hanze. Niko Imana yambwiye. ko ngiye kukujyana se Imana yambwiye ko nzava mu mujyi wa Kigali njya hanze. umva icyo umukobwa avuga. ko naje ari byo binzanye ko naje kukujyana nje kugundisha abakobwa bose bo muri Kigali Naricara mu nzu yanjye se urumva kandi byavamo. wikugurire Aha nzabibara mbibonye. ariko mwanagenda n'ubundi ukazanagaruka n'ubundi muje kugura Oya. ntabwo ari ngombwa kugenda Oya. Imana arambwira ati mwana wanjye uzurira indege wicaye mu nzu yawe ugira uwugisigira umuha amafaranga ayikurindire ariko ujye mwivuga utumwa hanze wuri indege ariko ugaruka uri mu nzu yawe. Niko Imana yambwiye. Buri Imana nishobora gukora ikosa ngo nuriye indege ngo ngiye kuririmba hanze nawe mfite wo kuba nyaho. ako kantu ariko uri gushiramo kari gusa nk'umutego uri gutega abakobwa. Oya njye mvugisha ukuri. none se kavuze ko inzu ari buyikugurire kavuze ko inzu Ni ayikugurira benshi bagiye bavuga gutyo barabikoze se. nayigura se Ubwo uremera ni- ko mugenda nuko nyine nayigura nyine ni ukumanza nkayicaramo tukagenda inzu ikasigaraho irimo umuntu ancungira. ubu se Muzasiga- nikuguriye ukayizaramo undi mugore Oya. Kandi nkubwiye ibimenyetso Imana yamaye hakiri kare. uyizanyemo undi mugore byagenda bite. Oya wapi. Uzantsinda azanyegukane rwose. uwo ni njyewe nta wundi Rwose ibyo ni ibyo kuba bipanze njye ntabwo nari reba iyo foto wicaye uri gutera ivi uri kwambika uyu mwana impeta biriya bintu byo gutera ivi ariko urabizi byo gutera ivi urabizi cyangwa ujya ubibona bizaza ariko hari ukuntu ubiziho njye mbibona nyine no ku Nyarudindiri twimajene wenda ugiye guterera ivi uyu mukobwa twimajene urabona ko wambaye urukoma rwo hejuru ni sawa cyane akagozi kawe gashize siraje iyi siraje usiga urukweto rwahita gute mbona njya kugura siraje simvuga ngo siraje yitwa gutya cyangwa yitwa kiwi oya niyo siraje iba mu gacupa nziza usiga urukweto rukayaga kiwi urayizi ndayizi ikiwi bimeze ite sibira ibisiraze bye biba mu mikebe se bicagagurika b'inkweto ugasanga urukweto ngo par okay urabona uyu mwana yambaye amawayiti bimeze nk'ifu. umwana yambaye amawayiti sibyo nawe wambaye ikoti uru rukoma waruteguye pe ariko jya unanarugorora cyane rwose kubera Imana. urugororesha ipasi imeze ite indi njyewe se njye nzinga ahantu mu ivarisi neza nkazajya kuryambara rimeze neza. aha twimajine ko uyu mwana muhuye ugiye kumuterera ivi njye nyereka nk'uburyo ki wenda abantu bagushagaye ibirori ubwo rusengero rusengeramo abakristo baje abadiyakoni baje twereke mu by'ukuri uburyo ki wabereka ko ugiye kumutera ivi y'urukundo. mbese araza ukagira gutya wenda n'urugero ntabwo nkusuzuguye nta ndabyo ziri hano ukagera utya ugatera ivi ukeguka gahoro gahoro witonze ukamuhereza akarabya. nta magambo akurikiraho iyo amaze gufata akarabo ndashaka ko ubikora ugahita ukurikizaho n'andi magambo akimara gufata akarabo. fata kandi karabo twimajine kwa kundi kuko ururabo ruherekezwa n'amagambo meza y'urukundo agera ku mutima w'umwana. Twagiye sasa ugira utyo kamanuka gahoro gahoro akaza gusanga gahoro gahoro nawe ukagenda weguka gahoro gahoro weguka ugahita umuhereza urabyo ndagukunda shari.